N'amakuru ni inkuru y'incamugongo, inkuru yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye. Kugeza n'iyi saha navuga ko urupfu rwa Esther rukomeje kugenda rushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Abantu benshi nabonye bagiye bakomeza kugenda bavuga ko urupfu rwa Esther rubasigiye isomo rikomeye, kubera ko ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ngira ngo murabizi ko mu minsi itambutse nibwo Esther yitabye Imana azize impanuka ikomeye, impanuka njyewe nawe twahura nayo, cyane ko amakuru avuga ko Esther yaguye muri dushe birangira yitabye Imana. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Ariko kandi mwundire twihanganishe n'umuryango we. Imana y'amahoro, Imana irihumure ryose ibahumurize kandi ibakomeze, ndetse n'umutware we yihangane kandi akomere mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye ari gucamo byo kuba yarabuze umufasha we. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere ibishize. Ngira ngo muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku mateka n'ubuzima yaranze Esther, yaba abo biganaga muri IEK, ubwo ni University Kigali Independence, yego. Benshi Esther bamumenye ku kuntu yitondaga, yagiraga umutima mwiza, akunda gusenga. Ikindi kandi ngo yari azi na France cyane, ku kintu kijyanye n'indimi rwose Esther yari umuhanga cyane. Ariko Uwiteka we uba washinye ko byose bibaho abazi impamvu. Ndakubwira abantu bavuga ngo naho Yesu yatinda, urupfu rwo ntirutinze, ahubwo ruratwegereye kuruta imyambaro twambaye. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Nimuhumure, Esther arasinziriye yicaye iburyo bwa se, ngo wizera uwo mwana w'intama, ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho, ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Rero nimuhumure, mwongere kugira ibyiringiro by'uko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Inshuti, abavandimwe, nta byinshi navuga. Umutware we akomere, agiye nta n'umwana amusigiye, cyane ko yari amaze igihe gito cyane akoze ubukwe, ariko Uwiteka niko aba yabishimye. Ndi kumva agahinda, intimba umuryango usigaranye, ariko nimuhumure, arasinziriye umugeni, yicaye iburyo bwa se, ahubwo urugendo rwe ararurangije. Urugendo rusigaye ni urwanjye nawe, ni urwanjye nawe, kubera ko urwe wararurangije. Muri ino si ubumenyi dufite se, amatitire dufite runaka, ngo iyo umuntu agiye avuye kuri ino si, nyine ibyo yamenye n'ibyo yabwiye n'ibyo yumvise byose
ngo biba bishyizweho iherezo, kubera ko ngo imigabo n'imigambi ye ngo iba itakibukwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero igisigaye ni njye nawe, umukoro usigaye ni uwanjye nawe, nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicugu cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyir'inzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Rero mumwundire njye mbashimire kandi nanabifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Imana y'amahoro ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubitaho. Ndabakunda cyane, naho mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko.